ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Bene data, tubana mu mwanya wa none turi buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, Yesu Kristo nashimwe. Tubyutse dushima Imana yacu yuzuye kugira neza kwayo kutarondoreka. Dushimiye Imana izinze ijoro ikazingura amanywa. Dushimiye intwari ku rugamba. Dushimiye Imana, dushimiye Imana, dushimiye Imana. Mfasha uyu mwanya muto uhereza Imana icyubahiro, uyishimire ibyo yakoze, uyishimire imigambi yayo myiza ku buzima bwawe, uyishimire aho yakutambukije, aho yakurwaniriye. Imana ishimwe. Wishimire iby'imirimo y'amaboko yayo. Imana nishimwe. Iki gitondo ndabasuhuje inshuti zanjye, bene data bakristo b'itorero Irayon Mountain Church mu Rwanda, aho muri hose. Imana ibanezeze, Imana ibishimire. Dutangiye iki gitondo tubanje Imana, tuyibanje mu byacu no ku bacu, tuyibanje hose mu mirimo y'amaboko yacu, tuyibanje hose. Imana ishimwe. Rero muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Irayon Mountain Church mu Rwanda. Muri iki cyumweru ndifuza ko twaganira ku ijambo ryitwa umurimo, imirimo yawe. Imirimo yawe, ndashaka kuvuga ngo imirimo inezeza Imana. Imirimo inezeza Imana. Wikontorore, wongere wirebeho, urebe imirimo inezeza Imana ukora. Imirimo inezeza Imana ugenderamo. Imirimo inezeza Imana. Imirimo inezeza Imana iva mu mutima wakiriye Imana. Imirimo inezeza Imana iva mu mutima wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Imirimo inezeza Imana ni imirimo umukristo akora azi ko ari kwandikisha mu gitabo cy'imirimo, ukavuga uti nzi yuko imirimo yo itabura. Ibindi byose wakora byakibagirana, ariko umurimo mwiza uzakora, ugakora uzi ko ukora udategereje igihembo ku mwana w'umuntu. Ushobora nko gufasha nk'imfubyi n'urugero. Burya uri gufasha imfubyi igihe umwana abaye imfubyi, ndahamya neza yuko uba utari kuvuga ngo iyi mfubyi nshime, nimba ari nk'uruhinja n'urugero. Uba uri kwandikisha, uba uri kuvuga ngo uyu mwana nakura, nanjye Imana izanyibuke. Imana, ikintu cyose ndi gukora ni wowe ndi kuguriza, kuko uyu mwana ntateze kuzanyitura. Ikindi, iyo ufashije umukene ntago umufasha uvuga ngo azanyishyura, kuko nta kintu afite cyo kukwishyura. Navugaga ngo imirimo inezeza Imana. Imirimo inezeza Imana ni umurimo wose uzakora udategereje ko uwukoreye ahita aguhemba, akwitura. Ahubwo ni umurimo uzakora utegereje ko Imana nyir'isi n'ijuru, Imana yaremye ijuru n'isi, ariyo yonyine izaguhemba. Rero imirimo inezeza Imana ijya ikora ku mutima w'Imana, tutarava no muri uyu mubiri, tutarajya kwambikwa amakamba, tukiri muri iyi si. Imirimo inezeza Imana umuntu ajya asoroma ku mbuto zayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ni ukuri ndaguhamiriza wowe tubana mu mwanya wa niba turi, ko nukora imirimo inezeza Imana ukagera mu kaga, uzahamagara Imana uti Imana, nimba hari ikintu nigeze nkora kikanezeza umutima wawe, nyibuka nanjye undengere muri iki kintu, muri iki kibazo, muri aka kaga mpuye nako. Imana nyir'isi n'ijuru, Imana y'ibifite imibiri byose, Imana y'ibifite ubugingo, Imana y'ibihumeka, ndaguhamiriza ko nugira imirimo inezeza Imana, Imana izakwibuka. Ni ukuri izakwibuka. Ntabwo Imana izemera ko useba, ntabwo Imana izemera ko umwara, ntabwo Imana izemera ko ukorwa n'isoni. Imana izibuka ya mirimo inezeza wayikoreye. Imana ishimwe cyane. Nakubwiraga ngo gira imirimo inezeza Imana. Gira imirimo inezeza Imana. Nugira imirimo inezeza Imana, izagutambutsa ahantu
wowe ujya wibaza ngo byagenze gute, kumbi ni imirimo myiza wakoze. Hari ikintu wigeze ukora gikora ku mutima w'Imana, nawe ibonye yuko ugiye guseba, ugiye kugwa mu banzi, ugiye kugera aho abanzi bawe bakubita igitwenge, ihita ica akanzu hahandi bari bagutegereje kuri busebere, Imana ihabakoreza isoni, bagutegereze bamware, bagutegereze bacoke, bategereze kurira babibure, kubera ko Imana arangije kugucira akanzu. Gira imirimo inezeza Imana. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana. Ni igitabo cya Nehemiya, shaka ko tuganira. Nehemiya ibice ni 6. Titire y'iri jambo handitse ngo umurimo w'Imana udeheshwa n'ubugambanyi n'ibikangisho. Ni ukuvuga Nehemiya uyu nguyu muzi yuko yari umwe mu bajyanyweho umunyago hariya mu gihugu cy'i Babuloni, nawe yari ariyo, ariko igihe kiragera Nehemiya amenya inkuru z'uko urusengero rwabo rwasenyutse, nk'uko nawe ushobora kumenya inkuru z'uko abantu baguye batagisenga, ukamenya inkuru z'ibintu bitagenda neza mu murimo w'Imana. Nehemiya rero yaje kugira ishyaka ry'Imana, agira ishyaka amaze kumva yuko Yerusalemu urusengero rwaho rwasenyutse. Arangije agira ishyaka, aravuga ati reka njye gusana. Ariko Imana nawe igiye igushoboza, ugira ibyo usana, ugira abo usana, nawe kandi Imana igusane. Imana ishimwe. Iyo usana ahantu hasenyutse ukongera ukahubaka, usana aho Satani yagiye asenyagura. Ushobora gukubitana n'umuntu wasenyutse, utakigira morale, ufite agahinda, ufite umubabaro, akaba akeneye ko umusana, umuhumuriza, umubwira amagambo meza. Rero Nehemiya we yagize ishyaka ryo kujya gusana i Yerusalemu. Sinzi wowe nimba nta nkike zasenyutse zaho utuye zo mu muryango wawe zikeneye amaboko yawe yuko wahasana. Imana igusanga, Imana ikugirire neza. Sinzi nimba nta mfubyi ureba, cyangwa umupfakazi, cyangwa umukene, cyangwa umuntu ubabaye ubona wasana nawe akahimbaza izina ry'Uwiteka Imana yacu. Noneho rero Nehemiya we afata uwo mwanzuro wo kujya gusana inkike z'i Yerusalemu, ariko ahura n'abantu bafite ubugambanyi ndetse bakagira n'ibikangisho, babakangisha bababuza gukora umurimo w'Imana. Ni nk'uko nawe ushobora uyu munsi, ushobora kuba waraguye utagisenga, ushobora kuba wararetse gufasha imfubyi n'abapfakazi, ushobora kuba utagifasha abababaye kubera ibikangisho ndetse n'abantu bagiye bagambanira abandi, bakagambanira umurimo w'Imana, bakagambanira iyo korari yanyu, bakagambanira abakozi b'Imana, bakagambanira abavugabutumwa. Ibyo rero ni ibikangisho biza ku muntu ushaka gukora neza no gusana, mbese gukora igikorwa cyitwa gusana, kongera kubaka umuntu wasenyutse. Imana idusange. Nehemiya rero abagabo bitwa Geshemu, Sanibalati na Tobiya bamutumyeho inshuro 5, bigera naho bongera baramwandikira. Ariko Nehemiya tugeze ku murongo wa 9 hari ijambo yavuze ngo bose bashaka kudukangisha bibwira yuko amaboko yacu azatentebuka, umurimo ntukorwe, ariko Mana yanjye unkomereza amaboko. Imana ishimwe. Iryo ni isengesho nawe muri iki gitondo ukwiye gusenga, ukabwira Imana ngo dore ibikangisho ni byinshi, Satani ibyankangisha ni byinshi, Satani bitera ubwoba nyereka ni byinshi. Nurangiza usenga uvuge ngo ariko Mana yanjye unkomereza amaboko. Muri iki gitondo, muri uyu munsi, abantu benshi bakeneye gukomezwa amaboko n'Uwiteka Imana. Ibigutentebura, rega n'ideni ryagutentebura. Reka nkubwire, ikintu cyagutentebura nticyabura. Abakugambanira bagutentebura, abakuzanaho ibikangisho bagutentebura. Ariko senga nka Nehemiya, uvuga ngo Mana yanjye nkomereza amaboko. Hari abantu bakugushije wahuye nabo, hari abantu bakwangishije gusenga. Ibyo ni ibikangisho n'ibyagutentebuye amaboko. Ariko ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, wongere wubake umurimo w'Imana, wongere usane umurimo w'Imana. Hari ikintu wajya gukora ukumva wandikishije
ukumva urandikishije imbere y'Imana, ariko uyu munsi wararambitse. Ndakwinginze ngo nubyuke wongere ukore umurimo w'Imana. Ibikangisho byakubayeho byinshi, ibiguca intege bikubaho byinshi, abagambanyi babaye benshi. Burya n'umuntu uzi ukwangisha Imana akakubwira ngo biriya ntacyo bimaze, buriya ni umugambanyi, aba ari kugukamuramo imbaraga z'Imana n'ibyiringiro. Ariko usenga Imana, ubwira Imana ngo Mana nkomereza amaboko. Haleluya! Uyu munsi ndakwinginze usenge Imana uvuga ngo Mana unkomereza amaboko, nkora imirimo inezeza Imana. Kora imirimo inezeza Imana, kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ese uzasiga inkuru kimusozi ni waba udafite imirimo inezeza Imana? Imana idusange. Shalom shalom, muhahe muronke kandi iki cyumweru cy'amagare Imana ikomeze itugirire neza nk'abanyarwanda. Ni ukuri abari muri iki gikorwa, ndavuga inzego zose ziri muri iki gikorwa, Imana ibakoresha iby'ubutwari, bakomereza amaboko, Imana ibashyigikire. Kandi natwe nk'abanyamasengesho dukomeje gusengera igihugu cyacu kugira ngo iki gikorwa rwose iyi mikino izapasinge neza. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom.